Muri Alaska hari aho bita Alaska Triangle hagati ya Anchorage, Juneau na Bari, ahaburira abantu benshi cyane kurusha ahandi hose muri Amerika. Abaturage bavuga ko haba imbaraga zidasanzwe, amajwi atumvikana neza n'ibyuma bikoresha rukuruzi yo ku kigero gihambaye. Abandi bavuga ko ari abazimu cyangwa ibiremwa biva mu yindi si bihaba. Abashakashatsi n'abaturage bamwe bavuga ko hari ibintu by'amaso adasanzwe bimeze nk'amasafuriya y'indege ibizwe nka UFO biboneka hejuru y'imisozi cyangwa hejuru y'amazi akonje cyane. Ikigo cy'ubushakashatsi cy'amayobera High Frequency Active Oral Research Program giherereye muri Alaska gikunzwe kuvugaho nacyo byinshi. Abantu benshi bavuga ko gikoreshwa mu kugenzura ikirere, gutera imyuzure cyangwa no kugenzura ibitekerezo by'abantu. Mu gihe leta ivuga ko ari ikigo gisanzwe cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'amashanyarazi yo mu kirere, abaturage ba Alaska ba kera abo bita abanative bafite inkuru z'amayobera zivuga ibiremwa bikora mu mwijima, abantu bagira imbaraga zidasanzwe n'abazimu baba mu mashyamba manini cyangwa mu misozi ifunzwe n'urubura rwo muri Alaska. Mu myaka myinshi ishize abantu barenga 16,000 baburiwe irengero muri Alaska, kandi benshi ntibabonekana nyuma y'imyaka myinshi. Abaturage bavuga ko hari imbaraga z'umwijima zibakura ku isi, abandi bagakeka ko hari inzuzi cyangwa imikuku ihuza isi yacu n'indi y'amayobera. Hari n'inkuru zivuga ko mu bice bimwe bya Alaska hari ibimenyetso by'amadini ya kera cyane, nk'ibituro byubatse mu buryo budasanzwe n'ibimenyetso bisa n'ibya Misiri cyangwa abavandimwe bo mu burasirazuba bw'isi. Ibyo byose bituma abantu bibaza niba hari umubano hagati y'amadini ya kera n'amayobera y'isi yose. Ariko ikivugwa cyane kurusha ibindi byose ni inkuru ivuga ko munsi y'urubura rwa Alaska hahishwe ikintu kinini cyane, icyubatswe gisa n'ikitari icy'isi. Ese ni ikigo cy'abanyamahanga abazwe nka aliens cyangwa n'ibisigisigi by'ubwoko bwabuze kera cyane, cyangwa se ni ikintu kikirimo kutugenzura gituje kiteguye kugaragaza ukuri kwacyo nyuma? Abashakashatsi baracyarwana n'ibi bibazo byose, ariko uko bakomeza gucukumbura niko amayobera arushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Alaska ni ubutayu gusa ishobora kuba ari urugi ruduhuza n'icyo tutagombaga kumenya. Iki nicyo cyitwa amayobera ahishe munsi y'urubura rwa Alaska. Niba ukunda inkuru zerekeye ibivugwa ku mayobera n'ibitavugwaho rumwe cyangwa bitaramenyekana neza, kanda subscribe kuri iyi chaîne yacu y'Amayobera TV kugira ngo ujye ubona amashusho atangaje buri munsi.